Imana ivuganye nanjye. Hari umugore igihe wabanaga n'umugabo wawe yararahiye arivuma avuga ko utazigera umuhekana n'umunsi n'umwe. Uyu munsi yaragufashe agugishira hafi y'inyanja, aravuga ngo igihe cyose utwite inda zizajya zitemba nk'uko amazi atemba, zivemo zigende. Umaze kuvamo inda kangahe? ebyiri. Lopeti tolesik. Kuva uyu munsi Imana imugukuyeho ugiye gusama kandi uzabyara umwana w'umuhungu. Haleluya! Mujye kwicara mutahanye umwana. Nugera mu rugo urarumuteye inda, wumvise? Ukigera mu buriri umutera inda. Bwana asifiwe. Tuzamurira Imana icyubahiro. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo Imana yumvishe gusenga kwawe. Umubabaro wawe Imana irawuzi. Papa, wowe uri mu igare mbonye Satani yaraguteje pararizi itoroshye. Muhereze microphone. Musunike yegere hino. Musunike uwo nabwo igare rigenda. Oh God. Ya mama talabo. Barizo umuntu muri kumwe ngo wowe niki watanze. Papa hagararaho muhereze microphone. Mbonye abadayimoni baraguteje pararize mu buryo butoroshe. Byagenze ute? Wagwaye ute? Naraguye nituye hasi ngo ngaramye, mpita numva initi iracitse. Kuva ubwo se ndabyuka amaze imyaka 26. Imyaka 6. Narivuje biranga, nuko ngarama niho na n'ubu baterwa bashyira mu igare. Muri wora pose nta nubwo nishimye. Yo, barizo umuntu muri kwe ngo nta nubwo nituma. Nta nubwo wituma. Barizo umuntu muri kwe ngo wowe watanze iki? Watanze iki nguyeho? Barizo umuntu muri kwe ngo watanze iki gitumije Imana wowe icyuburinze? Watanze iki? Papa, yasagiye kukubohora. Haleluya, Imana ishimwe. Iri joro urasugwa n'abamarayika barebera barabagukora operation. Tumutunga ibiganza tujye kumusengera Imana. Haleluya. Le paladenique de force. Je te penico de force. Mama, uheruka muri saro ryari wowe? Muri saro. Wowe ndakubaza igihe uherukira muri saro. Wimutwara ndashaka kumusengera Imana. Wiki? Yashize nk'umwaka ariko ibintu byazaga mu mutwe umusatsi nawukuyeho hose. Imana irambwiye. Batwaye umusatsi wawe igihe wavaga muri saro. Bamaze kuwutwara bahora bagutwika. Ukagira ngo ni itanura ry'umuriro bagushizeho. Niko bimeze mbacyo umubiri wose. Icya kabiri, ndabona ikintu kimeze nk'inkota barara basogota mu gituza cyawe. Umutima ukenda gusaduka kabiri. Niko bimeze mba numva mu gatuza harimo harana. Kuva uyu munsi birarangiye ntabwo uzongera kubyumva. Haleluya! Tumutunga ibiganza. Imana iramubohoye nona. Setelebo onivos. Papa, wowe ndimo nareba, wowe inzobe. Imana igukuye mu bukode guhaye yawe nzu. Wahaguruka nkakubwira. Wehereza microphone. Ufite umudamu ari? Uba mu bukode? Uba mu bukode? Yego. Kuva uyu munsi imiryango yawe yose Satani yarayifunze. Uri kureba uburyo n'ibumoso wabuze icyerekezo. Imana irambwiye ngo igukuye mu bukode guhaye yawe nzu. Haleluya. Icya kabiri, ufite abana bangahe? Uyu mwana wawe abadayimoni mbone bari baramunyaza ubwenge. Kuva uyu munsi uri mu nzu y'Imana. Uyu mwana Imana imuhaye ubwenge, azaba uwa mbere ndetse no ku rwego rw'igihugu bazamenya izina ryo mwana wawe. Amen. Haleluya. Afite imyaka ingahe? 5. Yesu yari afite intumwa 10 na zingahe? 10 na zingahe? 12. Umwana we yabaho kangahe? Wa 12. Haleluya.
tuzamurire Imana icyubahiro. Tera haleluya. Umwana wawe Imana imuhaye ubwenge. Amina. Kabiri, Imana ikuzaniye umuterankunga ugiye kumwigisha. Yego amina. To be divorce icarire. Abantu bafite amadeni hano ngo Imana irabishuriye. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo ibyagusuzuguye Imana igiye kubigusuzugurira. Mbarizo umuntu muri kwe ngo hari ibyagusuzuguye. Leta la dobes. Imana ikwishuriye ideni papa. Watera haleluya. 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 Kandi hari imanza Imana irangije. Imana irambwiye ngo irasinye. Akira icyangombwa cy'ubutaka Imana iguhaye cyawe. Amen. Kabisa Imana ishimwe kabisa. Teto penes. Hari amafaranga 200,000 biri gutumura rudasinziriye. Rwose kabisa. Imana todi de force. Yesu arabiguhaye niko avuganye nanjye. Amen. 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 Kandi itegura imodoka Imana igiye kuguha. Amen. 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 Tuzamurira Imana icyubahiro. Liya mama telebos. Itekanza gukorera ibyisinda bizinutswe no mwipajya yemukiza sinzarorera kwishima singize oh singize Yesu wanyogeje anyigishi by'inzira ye ngo nsengenshi menezerwe oh singize Yesu najyaga ndorongotana mu by'isi no mu ngeso nagarutse urakoze Mana we sinzongera kuzimira nyakukubwira ibintu nibirengaho uzababara cyane. Kuva mu bwana bwawe ufite imyaka 16 wahuye n'ubuzima bukurusha ubuzima bubabaye. Uyu munsi tuvugana ugira neza ufite umutima mwiza ariko abantu barushaho kugukomeretsa mama. Le petit topes gitondo kimwe haje umuntu w'umusore aragutereta akubwira amagambo meza umwegurira umutima wawe. Umaze kumuha umutima wawe icyo yashakaga kigezeho yagusize mu rugo agutera agahinda n'umubabaro. Wumva uriyanze ubaza Imana ngo kuki wandemeye kubaho muri ubu buzima. Byo mvuga urabizi. Hari umuntu wavuze aravuga ngo uzapfa utubatse unezerwe nk'uko abandi bubaka. Niwubaka zizasenyuka. Zarasenyutse. Dipide nos. Mbonye wubaka urugo rwa mbere mbona ruranze. Rumaze kwanga wigira inama uravuga ngo aho kugira ngo nzapfane n'umwana ku gasozi tuzerera mbonye ukusanya udufaranga dukeya tudasobanutse wubakaho kuba. Urahafite. Lipide no odesi. Hari umugabo waje wa kabiri aza mu buzima bwawe. Uwo mugabo waramukundaga ntacyo utakoraga kuri we. Ariko nawe nubwo yagukundaga uwo mugabo byarangiye mutabanye neza mama. Yego. Anyumumva nkubwire rero mufitanye umwana ndimo nabireba. Tega amatwi nkubwire. Kuva uyu munsi uyu mugabo yaragiye kuguhamagara. Yamara kuguhamagara akagusaba ko mubana. Uranyumva? Mwamara kuba singuteranyije ariko umva ibyo nkubwiye nk'umuhanuzi ejo utazaza uri kurira ngo kuki batabimbwiye. Mwamara kuba mwari kuzabana amezi 7. Ya mezi 7 mwamara kuyabana mugasezerana mu mategeko. Mwamara gusezerana mugakora divorce na yanzu wubatse mukayisangira. Haleluya.
waba warigeze ubona imana ugiye kwandagara imana ikanga ko wandagara? none ni iki gitumije utera imana umugongo? ni iki gitumije utera imana umugongo ukajya mu byangwa n'amaso y'Imana? ni iki gitumije utera imana umugongo? ni iki gitumije imana utakiyiha umwanya mu mutima wawe nk'uko bikwiriye? warasambanye, warikinishije, wagiye mu bapfumu, inzoga zarakubase, wishiriye inzira. Imana iravuze ngo atura wihane. Imana ntiyo gutabarira hejuru y'icyaha. Hiya mama satala boshebo. Bwira Imana, duhura na byinshi biduca intege, duhura n'ibitugerageza bigatuma tuva mu mwanya wo gusenga. Uje mwanya avugana n'Imana. Oh, thank you Lord. Ganiriza umutima wawe. Ubwo n'ubuntu wagiriwe, ukoreshe neza nshuti yanjye icyo Uwiteka gushakaho ugukiranuka.